Hey nizere ko mumeze neza turashima Imana tumeze neza so abantu turi kumwe ntabwo ndi bwongere kubavuga cyangwa se ubivuge kubera ko ubu ni ubwa kabiri mwabonye kuri The Scholars Farm abantu benshi bakomeje kuvuga mugarure zino famille twazishimiye so twagarutse ariko Ben na Jolie mufite abafana runga twabazanye twasuye famille Ben na Jolie kugira ngo dukomeze nyine tubagezeho ibintu byiza nk'ibyo mwabonye kubera ko mwese mwabishimye rero topic y'uyu munsi hahiye Anza mukora subscribe mbere ko dukomeza harimo na subset numero yanje mwanga kuyimuha ayiwewe sinanebwa bano ni fake wowe wasanga pesa wasanga uko chimana ni kungwanya nafungira challenge bashaka bayimuhe no mukera urafusha kera topic y'uyu munsi rero ni njyankuriye dufite team ebyiri hano niyo mpamvu reko twicaye bamaze kubitera nabo separate teams ataba mingu dufite team ebyiri okay topic y'uyu munsi ni atari okay abantu benshi bakomeje kuvuga nyine mu comment bavuga ko twakomeje gutinda kuvuga ko abagabo bagomba kudufasha imirimo yo mu rugo urumva bamwe bakabishima abandi bakabigaya so twebwe tugiye kuganira dufite amatimu rero buri team ifite iki iri gushigikira nimba abamama bazajya baguma mu ngo gusa abagabo bakabahigira cyangwa se nimba mwajya guhiga mwese n'imirimo yo mu rugo mukayifatanya muri bubimenyeremo hano twebwe uko tubyumva so guys iyi ni team Seko ndugo mujinya ikini ngakiri hano team y'abamama twebwe twumva ko ari byiza murumva batangiye uko ariko nanone mbere ko dukomeza mbasaba kugira ngo twumve facts ntabe kuburana urumva umuntu ntabwo ikintu runaka wenda point yumvikana ifite ishingiro ujya kuburana ngo utangire kwa kundi ariko hano ntimwihahaze bya bindi by'abagabo byumva uko kuganira nako ariko wumve facts apana kubuza ngo tugere amakosa mwakoze Ushekera ko numvana muki mwakoshije uko twarere twayivuze ataragira video ushaka dore ariko reka tubabwire amwe muze no mu commenting y'ibyo hano araho kubitana araho bingu content gana ndikanga ngo mizarishije none uko tutanga hano tugiye kuganira okay buri wese arabivuga uko abyumva nta kibazo okay ngiye natangira cyangwa okay tangira narebe sasa ngiye kumenya urumva cyo nabaza akazi k'umugore mu rugo nakaye kugira ngo tuze kwisanga muri topic n'ubundi akazi k'umugore mu rugo nakaye k'umugabo nakaye umugore cyanjye uko mbyumva ku giti cyanjye uko mbyumva numva ko akazi k'umugore mu rugo no gutuma rwa rugo rwaguka ariko umva kubyara nshatse kuvuga no kuza kubyara muri urwo rugo rwa rugo rukaba rwakwaguka ku giti cyanjye niko mbyumva abandi bose niko babyumva aho bamara kubyumva gutyo okay kera ndarusha twaherekeje abandi bagabo papa wenda tuvuge akazi k'umugore niko yabajije akazi k'umugore ariko guteka no koza ibyombo ntabwo ari ak'umugore gusa hari n'umukozi ubikora hari n'umugabo yabikora yabajije ak'umugore kubyara nta mukozi wabikora n'abakozi barabyara ari umugore washatse uzamakera ubyari umukozi ko ndabaza yavuze ngo akazi k'umugore mu kubyara none njyewe njye ndumva cyane cyane nyine umugore akazi kaba kamuzanye mu rugo no kubyara sibyo ariko imirimo gukoropa koza ibyombo ntabwo ari lazima ntabwo ari byagenewe umugore gusa yego hari inshingano sibyo ariko ntabwo bivuze ko n'umugabo atabikora okay tutagiye kuri ndana namubaza wambwiye ko umugore ak'umugabo wenda nakayimo ak'umugabo providing obvious na Bibiliya irabivuga ko umugabo agomba kugira urugo rwe
Kelly. Ese ni kimwe turi byose babivuze ntabwo nasaba ibyo wavuze mwese no kumugore ko nta kazi k'umugore nta kazi none se niba nabaza yewe hariho umugabo umwe wavuze ngo yabonye umugabo n'umugore amavuga ngo umushi wawe agufashe neza azakora neza none aba bagore bo tibo building inzu yabo ngo wamuzana 50-50 akazi ko wakakuzanye mu rugo n'ukubyara mbabwire Ben ikintu ntabwo ari ko uragurira umugabo wawe imodoka se ba mbabwire wayo ntabwo nawe yayihanagura ariko yabikora kuko nawe wabikora ntabwo ari cyo cyamuzanye ntabwo ariko kazi umugore mu rugo ntabwo ariko kamwitirirwa ahubwo nawe akazi ese kamuzanye ubundi niba nabaza azatwara umugore gusa n'umugabo reka mbabaze sibyo reka mbabaze tutarajya kure singo impamvu umugabo urumva impamvu umugabo uretse ndavuye kubyara indi mpamvu umugabo yakenera gushaka umugore ni iyi indi mpamvu yakenera kumushaka cyangwa izindi mpamvu ukuyemo yakenera kubyara cyangwa urumva nta yindi ni iki none se nkabyara bakamara imyaka ingahe wenda bo batarabona umusaruro cyangwa ndadafite urubyaro bivuze umugore aba ari gusa oya ntabwo ari ukuvuga gutyo kubera ko habaho kwihangana wenda wategereje ko igihe kizagera ariko bivuze ngo time itaragera ariko wowe icyo nashatse nakumvise icyo ushaka kuvuga ushaka kuvuga ko akazi k'umugore kamuzana mu rugo atari ukubyara gusa hari n'ibindi abaje gukora kandi ibyo bindi uje gukora umukozi yabikorera umugore adahari okay reka mubwire wenda si muri gusobanukirwa neza akazi k'umugabo mu rugo sibyo ni kenshi ufite kukurinda umutekano uretse no kuguprovidingira byonyine ntabwo uzabagore baburindira abagabo se ntabwo urabona umugabo asobanura uwo ntabwo ari umugabo si ubu yaba yatakaje umugabo ntabwo ari umugabo ubundi ncungira umutekano se nta mugore wacungira umutekano umugabo aka kanya Ben umva urugero rutoya si mbese uko wowe wogwana aka kanya none tukagerageza bagerageza akanya ubuze nkomeye kukurusha sinarwana reka mubwire Ben uzi ubona inyenzi hariya ukiruka ukinage ariko hari n'umugabo hari n'abagabo bayitinya hari n'abagabo batinya abagabo bakarimo ese ubundi umugabo ni ariko ugana none en general iyo bavuze umugabo reka mbabwire kugira ngo tuvuge ibintu bisobanuke sibyo hari ibingibi ibyo twatangiye tuvuga umugore n'umugabo ni ngombwa nk'uko twabivuze ni ngombwa yuko ba providinga 50-50 ni ngombwa cyangwa si ngombwa ariho nayo niyo mvuga ngo hari akazi k'umugabo akaba n'ak'umugore mu rugo urabona kwanza reka mbabwire urabona umugabo hano ubwo ari 50-50 kubera umugore akaza akora gusa n'ako mu nzu kandi umugore mbese umugabo nanjye umushishigeze hano mugani wa Ben okay banzu reke gatoya bagiye kumvira okay ubu nyine ufite umugore sibyo igihe kizagera mu byare mwibaruka abana benshi abana bawe b'abakobwa ntabwo bazajya ku ishuri bazagenda nibamara kugenda uzaba utegereje ko umwana wawe narangiza ishuri ukamwishyurira universite azashakwa n'umugabo akaba ari uwo mu mirimo yo mu rugo ntajye gushaka akazi ngo ya mashuri yize agire mu maruru umugabo yamuprovidingira bishoboka akamuha amahoro akamuha umutekano niba ari ibyo rero nta mpamvu yo kujyana abakobwa mu ishuri muri iki ushatse umugore sibyo twarashatse twese usanze ubuzima turimo hano turi mu butari afite ifaranga zo gufungura umugore business nese wenda nka business ariko opportunities ziboneka hano muri Kenya gushaka akazi muri ako si ngombwa jewe business ntabwo ushobora kuja mu kazi kadafite ubuzima gatozi uzaje mu kazi sometime kagufunga kakubuza inshingano zawe mu rugo urumva usanga nk'uwenda nka business opportunities ziri hano muri Kenya ni kinyozi ibibanda utuzi turi tuboye usanga bakweza off itandukanye n'iy'umugabo wawe nese umunsi mabukwe cyangwa mama wazodusura tibazoguheza off kurumva ugiye mu kazi imbese ugasanga na salary baguhereza nta n'ikintu bikore cyatanje umva nkubwire sibyo okay nimba ari ibyo ngibyo rero abakobwa ntabwo twari dukwiriye kujya ku mashuri kubera ko ntabwo mbwira ko papa yambyara njyewe uri kumva ngo anyishure primaire anyishure secondaire anyishure université akeneye ko hari umuntu nzaba we sibyo ndangije kugera ahantu nari ngiye gusatira inzozi zanjye uranshatse ushatse ko noneho mba umuntu wo gukora imirimo yo mu rugo ndeke za nzozi zanjye nicare mu rugo nkore ya mirimo kandi mu by'ukuri hari uwayikora nanjye ngakomeza izo inzozi zanjye urabona Theodora ibintu we ukuntu byumva biratandukanye n'ukuntu twebwe tubyumva sawa
urabona nta kuntu ushobora kuvuga ngo warize ukeneye kugera ku nzozi zawe baragushatse tuvuge Skara yaragushatse Skara yaragushatse ntabwo yagushatse ngo ukomeze wiga yaragushatse umubyarire kubyara birumvikana nkuko nanjye nabivuze yaragushatse umubyarire umurerere Skara niwe ugomba gushaka inshingano ziwe zose kuri we ntabwo ushobora gushaka amafaranga namwe wishyura umuntu uwo ari we wese ni Skara ugomba kubishaka nawe yabishaka icyo yashatse kuvuga urumva akamubwira ngo papa wenda kujyana ku ishuri kugira wege sibyo icyambere oyaburetse niba ngushaka wenda warangiza 18 waravuye iwanyu ari amasomo wenda mu rugero yaguha akazi kandi ntabwo ntekereza ko ku ishuri ugiye kujya gusa ngo uzabona akazi ujyana ukajya gufungura mu mutwe umenye kubana n'abandi wiga byinshi bitandukanye kuva mu sawa akazi n'umubyeyi wawe kujya ku ishuri hari byinshi byungura muri ibyo ubwenge bwo bimaze kuza ugenda mu kazi kaza ngateka ntabwo wowe ari ngombwa guteka sibyo wowe ukora nanjye nkora dufite umukozi ukora ibyo bintu hari yegeye abakozi batabazi ntabwo dukura abakozi gahana ko turavuga inshingano z'abantu babiri mu rugo niba ari muri babiri mu rugo sibyo wishaka kumvikanisha ukuntu ngewe nzahita ndeka inzozi zanjye kubera ko wanshatse ntabwo ari byo ntabwo ari ngo nibyo ntabwo reka nkubwire ntukeneye kureka inzozi zawe sibyo urashobora kwishyura inzu nayishyura wabana umugore yayikwishyurira yayishyurira korana umugore akwishyurira ntacyo ataguhahaza ashobora kubwira ugenda umwanurira akareza ukababwire rata ukagenda ukananura reka mbabwire byabaye ngombwa yuko bidashoboka kujya gukora birumvikana ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ni lazima ko njyewe nicara mu rugo ngo nkore ibyo mu gihe mashe ku providinga buri kimwe cyose nanjye se mu gihe ushoboye tugafatanya sawa ufite amafaranga yose nshaka mu nzu sibyo ariko ntibibagirwe ko gusaba birushya biranabangama ufite n'uburyo akenshi ugakomeza ngo usabe ukomeze umbwira ngo ukoresha amafaranga nabi ukoresha amafaranga kubera ikindi ufite kadi ya banki ntufite mpesa yiwe ntufite wenda ahantu hose akorera niba utabifite ejo bundi mubyara uri kumva uzifuza ko umwana wawe yigira mu kigo gihenze ikigo cyiza umwana wawe uzajya wifuza ko abona amanota meza mu ishuri wifuze uzajya wicara uvuga ati baze nk'umwana wanjye abaye dogiteri sibyo noneho wa mwana wawe amaze kurangiza amasomo uri kumva cyagiye agiye kuba dogiteri ibintu wahoraga wifuza ku mfura yawe cyangwa se ku wundi mwana uwo ari we wese sibyo ahuye n'umugabo aramushatse hanyuma uwo mugabo aramubwiye ngo icara mu nzu uzajya uri gukora imirimo yo mu nzu ngo ngewe ndaguhigira hariho igihe hariho utuzi ujya ureba ngewe ntabwo ibyo byanze kandi nanjye ntubyifuriza umukobwa wanjye ko yukomeza agakora agafata inzozi ze ariko hari igihe ureba ugasanga nk'umuntu niyigiye ubudogiteri ibintu yigiye nta buzima gatozi bifite si ukareba akazi agiye gukora nta kintu mbese nta kazi kadafite akazoza si ukamugatira agahagarika kubera ko ubona ko ubuzima bw'ako kazi ntaburiho ariko uramutse uri dogiteri hameze sinokubuza utamubujije ikibazo agakora nawe ugakora bizagenda gute mu rugo zanzu zanyu mwembi kuko kwarigiye umugabo n'umugore bicarana mu akavuga ngo bebe ngo umunsi umwe nshaka ko tuzubaka inzu nshaka ko tuzagura imodoka imeze gutya uzayigura wenyine bazabigeraho bonyine kandi birakuntu bafashe mwembi ngo mubigure agufashije ntabwo tubyanze pe ariko se be muri icyo gihe uri kumva wenda umugore wawe ni dogiteri wenda tubivuge mu gihe azaba akora nawe ukora mu rugo za nshingano zo mu rugo ho bizagenda gute sinzi impamvu mwabikuruje ngomba kubikora bimeze sibyo yatuje kubanza mwumva noneho ikintu murimo murashaka kuvuga byanyobeye mba mbabwira rataburetse gato namuciye mu ijambo mbanze ntange pointe noneho ubundi mbabwira ikintu cya mbere gituma umugabo yashaka umugore sibyo aba ari gushaka umufasha kumva cyambere ndi gushaka umufasha sindi gushaka undi mugabo tubana mu nzu yagize umuca mu jambo mu nyumva neza sibyo je nk'umugabo sibyo njye mfite inzozi zanjye bita cyane urumva
akaba ariyo mpamvu gukenera umufasha n'ukora iki ufite inzozi wenyine iwe ntazo afite ibyo biramureka itonde nkubwire njya gushaka umugore itonde mureka munyumve sibyo njya gushaka umugore singendera ku byo ushaka sibyo kuko si wowe nshaka ndagushaka ahubwo wowe ushaka umukozi ntabwo ushaka umugore kubera ko niba ushaka umugore kugira ngo ugendere ku byo wowe ushaka iwe wirengagize itonde nkubwire reality ari no ko umugore yamufasha muri timu yacu kandi hano tweko turahakana ni debate umugore uzana cuwani ni fresh bro umutange atari umugore se agenda asobanura uko yumva umugabo ashaka umugore sibyo icya mbere agiye kureba ntabwo nk'umugabo ni urugero sibyo wenda nageze ku mafaranga yanjye nubatse inzu nagize gute na gute so icyo ndi gushakaho byose ntabwo ndi gushaka umuntu dufatanya muri business sibyo ndi gushaka umuntu ufasha kuba yamanaginga ibintu runaka ngenda ashobora kuba nagera mu managing sibyo icya mbere ndi bwite ntabwo ndi bwite ku mashuri yawe y'amafaranga uzana kuko ngewe mfite ayanjye already sibyo umushahara wawe ntacyo umubwiye simba ikindi nta muntu ugeze ahakana ko umugore atagira inzozi ze nta n'umuntu ugeze ahakana yuko umugore atagomba gukora ariko nanone mu gihe umugabo ashaka umugore menya neza ko 90% niba ari umugabo wubatse ibyo byose akaba yarabikoreye akaba yarize amafaranga ye afite buri kintu uva ko yakwifuza financial urumva ari inzu ku giti cyiwe yarayubatse mbese muri make nta kintu cyo kuvuga ngo umugore wararena ajya gukorera kandi sinyebe yuko umugore wenda n'urugero afite akazi nawe akagira akandi kazi n'ibyo nabyo nari kubigera ngo muri gutuma mbyihutiraho iyo ngibyo rero muri situation mu gihe wenda ngewe ntanze mfite nta mafaranga wenda nari mfite menshi so uraje kugira ngo tuzagere ku cyo tugeraho turafatikanyije guciye ahangaha ngacangaha kugira ngo tuzagere tugeraho ariko bivuze ngo urumva ntabakubyaga kwiri kuba biri byagakwiriye kuba umugabo urumva hari ikintu runaka agomba kuba yaragezeho urumva so that wenda umugore naza amfasha kumanage ibyo ngewe nagezeho so niba ari umugore ufite dreams biragoye cyane kubangura amanaging n'umugabo tutabeshye icya mbere umugabo azakenera ko niba afite amafaranga yose n'ibiki n'inzu nta mpamvu nimwe azavuga ati kujya gukora akazi ko kugira gute kandi ibyo byose uri kubibona urumva so ndashaka umufasha wita ku bana banjye nkorera ibintu byo mu rugo yewe nubwo ashaka umukozi ariko obvious main reason azabashe kumfasha bya bindi ngiye ntari kubona uburyo mbikora kuko azaba umufasha niba nasohoka kandi nkajya ku kazi hari byinshi cyane ngomba kujya ku kazi bibaye harimo kugenda ntabwo imyenda isa neza kuba narya sibyo kuba urukweto ntabwo rusa neza icyo mvugira umufasha naba nashatse yaba amaze kuko nta mafaranga naba ndi gusaba yuko kuko namfite ayanjye mfite n'ibindi bintu byanjye ariko nta n'umwe ugeze uhakana yuko gukora k'umugore ari bibi ni byiza ariko nanone bitewe na situwasiyo urumva niba twese nta mafaranga tuba dufite tuzarwana twese kugira ngo tuzamuke hejuru ariko mu gihe amafaranga ahari nta mpamvu umugore ugomba kujya ku kazi none se okay natwe nta mugore n'umwe wakwanga guhabwa buri kintu cyose akeneye ninde wabyanga nta n'umwe ubaye nka buri kintu cyose nifuza kandi njyewe ndinde wo kujya kuruha ndinde wo kujya kuruha ariko twavugiye muri cya gihe umugore atabona buri kintu cyose yifuza kandi ndabona nawe umugabo afite ubushobozi yego bwabeshaho ariko ntabwo nibyo twavuze nko kwifuza gukoresha inzara cyangwa kwifuza akantu wari ushaka kugura none wahora ubisaba umugabo ukabona uramubangamiye ngo next week wenda aranabikora n'uwo mugabo wasaba inzara n'umugabo wawe bikamubangamira bishaka birabangama abagore bari byari bizakubangamira njyewe umva yari yavuze bikubangamira yego azambwira agenewe kuja gukoresha inzara z'intoki amubwira sawa genda uzikoreshe kwanza ahantu azagenda kuzikoresha ni umuntu tuziranye azagenda akazikoresha agataha je nkagenda nkishura mvuye ku kazi uzi ikibazo se nese bitatubwiye niba ngusabye ikanzu uyu munsi ejo ngusabye agakote ejo ngusabye urukweto nonse ko ari ibyo muye nibyo twe twashatse n'ibyo ndabishaka aho reka nkubaze nonse ni gute buri munsi ushaka ikintu utagikora nta kazi ufite okay nibyo rero twigurire ntabwo umugabo wawe Ben aka kanya wenda ushobora kuba ufite ubushobozi bwabeshejeho n'umugore wawe sibyo unamumenyera bya bindi bike bikenewe
ariko nawe hari ibindi yifuza Yego. atahora gusaba yabona bikaba ngombwa ko nawe yajya mu kazi kugira bya bintu abyimenyere akahe kazi akahe kazi tuzi Why ni not twinshi that? Reka mubaze Theodora Ariko ikibazo mfite ntabwo ari illegal ariko uyu munsi hari ikibazo Yeah. umuvedeze urashobora kunsaba ikintu uyu munsi kakiguha ejo ukongera ukakinsaba uyu Ntiwarinda usaba ikindi basi. kitari ca kindi sawa nta kibazo urashobora kunsaba uyu munsi ukagera uguze uvuga agapira ejo ukansaba nkugure ipantaro ejo bundi ugasaba nkugure igisurubeti nose kurumva je nkora Okay, ibintu nibyo ngibyo turimo turavuga rero umuntu reka dukore ubona kugira ngo nawe abyimenyere kugira ibyo umenyera nawe agira ibyo yimenyera okay nta kibazo natabona ufite ubushobozi buhagije ibyo umuha bitakugora kuyimuha nawe ntabwo ukanyurwa buri wese umugabo twese turi abagabo hano mbese buri mugabo wese aravuga uko yakifuje urugo rwe ko rumera we n'umugore we rero ku giti cyanjye kumwe mbano sibyo twagize imyaka tuvukira wenda mu bihugu bimeze nabi kugira ngo uzagire icyo ugeraho biragoye cyane mwavutse ku bwa accident biragoye oya ntitwavuze ku bwa accident ahubwo twavutse mu gihugu gifite accident ntabwo turi ico none ubwo wavukiye muri accident n'igihugu twavukiye muri accident ariko twavutse kuri accident urumva so ikibazo ngiye ukuntu mba mbyumva bimeze ku giti cyanjye icyo nza kubona ni mfite buri kimwe cyose navuga ngo ndi umugabo ufite inzu yanjye mfite amafaranga ataramirenge ariko nzi ko buri kintu cyose umugore yavuga yakibona nta mpamvu numva ko umugore yanjye yakora cyangwa abona agiye gupagasa mu gihe utabifite mu gihe ntafite rero ariya byavuga nk'aho twahuye nayo urumva umva icyo ngiye nakora sibyo mbonye opportunity yo kuvuga ngo bya bintu mbonye aho mbikorera nzabigereho nubwo byatwara imyaka 10 cyangwa 10 sibyo na making sure umugore wanjye niba wenda arwa ngo ni ijana imbaraga bisaba kugira ngo ibyo bintu uzabigereho na making sure ndagiye ngo 80 na urumva ugakora nka 20 na kangahe ntabwo ni bwo kugira gusa kubera ko ntaho wansanze kuko nanjye sinjya byiteye urumva naho nukumfasha gusa kandi gatoya urumva ukora akazi wenda vangura kipingamo utuntu duke ngewe nkore bya bindi birenze kugira ngo wenda nimara kugera hejuru nakakazi uzagere kuko njye hari ikintu nanga mu buzima no kuba umugore wanjye ngafite boss ngo cyukagira gutya gutya mu buzima abantu cyo kintu cya mbere cyambangamira rero nuko njye mpamvu ngiye kuruganira nanjye nabifuza kuberwa ngaho ntari aho nta nicyo Rwanda biga by'ibishana aho ngaho avuze atose ibishana bisa aho ngaho nta kibazo impamvu navuze gutyo hari abagore sibyo nuko mwe mwaciye kure okay impamvu navuze gutyo dore ikibazo cyakibona urugero ndo umugore ndamushatse none ansanze ajyanye n'ibyo sindabifite pe ariko bitewe na ya mindset afite ukumva ngo kuba yarize ko yagize gute nubwo amafaranga yose ahasanga yewe siraga gushaka yiwe nicyo kibazo njye nagize sawa reka njyewe nibariza ikibazo sibyo urugero wenda njyewe mfite akazi wenda tugiye kubana wenda tuvuge ndi nk'umunasi ahantu runaka cyangwa ndi umudogiteri then wenda wowe ukora kinyozi sibyo then njyewe unshatse mfite akazi keza pe wenda akazi kanjye kanyejeje 50,000 ku kwezi kinyozi yawe bakwishyura 15k uzanyicaza mu nzu uri kumva ndeke ka kazi kugira ngo nkore inshingano z'urugo wowe ukomeza ka 15 mu gihe njyewe mbembwe 50,000 byatunga urugo kurusha za 15 zawe reka mubwire n'ibimera gutyo urumva atari uzaba ugiye kundera cyangwa uzareka akareka ako kazi none te ubimutungemo nawe ese ntuzi ko tuzi ko ari ibintu bitagurwa n'amafaranga ndabizi cyane alafu sasa za faranga se zizoza zimuzige ureke kwiyuzuza inshingano z'umugore mu rugo wagira wasohoka ipantaro idafuze sohoka itagize gute nta mukozi twavuze ko nta mukozi uhari okay nta mukozi uhari uzoguma mu kazi nza gutekera sawa nta mukozi uhari utarabana na jori hari ijya n'indagufuriraga narazikoreraga none uzi impamvu namushatse
n'umufasha amfashe ibirya byananiye niba ari ibyo wari gushaka umukozi kubera ko umukozi niwe uzishyura akagukorera ibyo bintu sibyo umugore sinishura umwishyura iki umugore ibiryo si ikiguzi nawe yavuze afite akora akazi k'ibihumbi nawe 500 yabizana wowe ukora ka 15 wakamukuraho Oya, kugira none ngo iyo wakora umugore ufite ifaranga nyinshi kurusha umugabo iyo nakubita umugabo mbamubwire nibyo mwishyizemo ariko si ko kuri ahenshi bamubwire Ben wanawake ntabwo ari bose mama kandi byako ni mbaya hapana mimi sijasema ni mbaya lakini ntabwo ari bose umugore washaka nta kintu ufite be akakwihanganira muri ubwo buzima urimo nubwo yabona werekana na kabiri kangahe nubwo yabona ayo mafaranga menshi ntabwo azigera gusuzugura ngo nuko yabonye amafaranga maneza hura n'abagabo bafite akantu n'ubundi n'ubu yahura nabo nyine ubwo aba ari ingeso ubu ngubu yahura nabo ubu nyine nta mugabo umurusha undusha ifaranga kuko aranyizera nije mukire uzi se none se uzi ngo ntabwo bazi bayafite ku ubuze buzima haraba tabyazi naramuforomasi oya ariko reka mubwire njye ikintu cya mbere zambura urabona hari abatipe bashaka biyizeye bazi ko bafite amafaranga ariko nta kuntu wowe ushobora kuba ukora akazi k'amafaranga menshi urabona nkawe tuzi uravuga ngo urashobora kuba ukorera 50 karakorera 15 ukamutegeka oya nindabyo bamutegeka byo ntabwo ndetse urabona ufite amafaranga menshi ufite amafaranga Money talks. ni wowe muradutegeka money talks yeah bose muri make muradutegeka sibyo oya reka mubaze kwi sawa nishyura inzu ibihumbi 12 tuvuge ibihumbi 18 ibintu byose biri zose zihari bakugurira imyenda kigurira imyenda iyihe ngo nzangura wambaye barayigurira nzangura ari hano iyihe ari hano iyihe niba ashaka ngo Ura mu bagabo oya bira okay I was just joking yewe ikibazo ni iki ngiki wowe ntabwo wumvishe ibyo tusaze kuvuga ngo oya ndo urashaka kwigira ngo pore oya atambwiye urare hanze bababwire rero ikintu kigomba kuba urumva ngo mubwire bero uzikana birakatiye igihumbi 50 reka mwumvishe ntabwo nabakunze by the way reka mwumvishe umwe gutegeka urugo urarutegeka urakora ntabwo nabyanze kutegeka urakora so muri makeya wishuri oya reka mubaze wishuri wishuri ibiryo ni responsibility yawe ntabwo ari responsibility okay wigurira imyenda yayigurira nayigurira ariko ubishaka nta myenda yigurira afite akazi wasanga niba we yarayiguriraga kandi afite se Of course. sawa I did. ntabwo ari ikibazo icyo ntabwo ari cyo kibazo sawa yaje iwanje kuri ntuze yanjye biri zanje buri kintu ndishiwe cyose ni biri zanje nijewe areba buri kintu cyose ariko ntabwo bivuze ko ibintu byose ugomba kuzamo agasuzuguro ngo ni by force oya ntabwo ari by force utegeka nk'abavuga ibyo ntabwo turategeka turabayobora ni ukuyobora namubwire njyewe icyo nashakaga gusobanura sibyo buri wese abivuga uko yumva turangize kubera ko iki kiganiro cyazakomeza imyaka igashira ntabwo ndi wa mugore ushigishyira ngo umugabo agomba gufasha umugore imirimo yo mu rugo bagomba kunganya ujye mu kazi njye mu kazi dutahe umwe akora ukundi yoza ibyombo ntabwo ariko mbishyigikira sibyo ahubwo ngewe ikintu mvuga ni njye nawe dushobora gukora sibyo tugashaka imibereho tugashaka future yacu hakaza umukozi agakora bya bintu uri kumva hari abagabo baba bumva ko umugore nimba ageze mu rugo rwawe akazi kiwe n'imirimo yo mu rugo umesere mutekere murope noza ibyombo ukumva ko ako niko gaciro k'umugore gusa bitewe na situation yasanzemo umugabo oye ndi kubivuga niba umugore wawe aje gusanga mu rugo agasanga ufurisha imyenda k'umuntu ufura agakomereza kuri wa muntu ufura mbese aho ngaho bisobanura
nyine urumva waje usanga Skara azafurije nawe uraje urafurije uko wujuje inshingano z'urugo uzihe inshingano z'urugo zo gufura njyewe namaze yaraje gufura mbarataje uri sibyo kamubaza kano aka kanya bagusohoye mu nzu uko wambaye nuko umeze ntagire ikintu na kimwe ujyana ugende then inzu niyo buri kintu cyose kirimo ahaneke amafaranga afite akazi kiyo kamuhemba buri kwezi amafaranga yiwe anyuze akavaringa expenses ziwe zose sibyo urumva icyo azabasigaranye no kumenya gusa se urukweto ndabona umwanya wo kugoza ndabona umuntu ntekera ndabona ariko ibyo bintu umukozi yabikora bebe none se umukozi abikoze mu gihe ndashaka abana umukozi abikoze mu gihe udashaka abana rero ntuzigere ushaka kubera ko ntabwo ugiye gushaka umukozi ugiye gushaka umuntu kimwe nuko abana nabyara hanze kabaza n'umuntu okay ibyo ni sawa umuntu wese udafite urabona ushaka umukozi hanze uzana abana udashaka abana ngambwira impamvu ugomba kugendera munsi y'amategeko yanjye nk'umugabo wawe udashaka abana ukazana umugore wapi ikintu ushakira umugore cya mbere kurusha ibindi byose kugira ngo abyarire ibyo ntabwo batagira se batagira abana ako yashatse umugore kugira ngo abyare agize ibyago wenda wapi mwigire buri wese buri wese ashaka kugira kandi ababizi akiri umusore rata iyo desi aza kukubwira ati njye nkeneye kugushaka wenda yagushatse atakubwiye wari kujya muri urwo rugo ngeze naje kuba umukozi ntabwo wari umukozi ni umugore wenda yagushatse ari kimwe n'icyo ashaka ntabwo naje kuba umukozi niba uteretse umukobwa ujya umubwira ati njye nkeneye kuzambera abana banjye so after that umaze kubyara abana nshaka uzo mucyase nakurukana akazi kawe hari wasaba batandukanyije na nyina nyina n'abana uretse ntacyo bivuze ntabwo ari no mu mategeko mugiye umugore yatwara none se iwacu sinabikoraga abana se nabajya ese ugira ngo igikuru k'umugabo nuko abana bari mu nzu iwe cyangwa abana nuko bari ese babe kubera iki okay reka njye mbaze ikibazo kubera iki hari umugabo ushaka umugore abizi neza ko atazi kumesa atazi guteka atazi gukoropa iwabo ntabyo yigeze akora sibyo umuzaniye iki muretse ndataguha impamvu zimbwira umuzaniye iki muretse ndataguha impamvu birangize mbwira mpitaguha impamvu kumva ni kuba umuzaniye icya mbere ushobora kuba urukundo rwatutse okay cyangwa amafaranga y'iwabo oya ubamubwira igihe uzashaka umukobwa utazi gukora utazi gufura utazi guteka uzaba ufite icyo umukundira iwabo bafite akantu cyangwa umukunda urukundo koko urukundo burengagiza kandi uzose utaha uzi uteka ufite umugore ngo ni urukundo mbese ntabwo abana basaze papa ashobora kuba yarakurikiye iki kuri mama njye navutse mu rugo tugira umukozi sibyo twimukira muri Kenya twazanye umukozi n'ubu bagira umukozi ibyo bikuraho kuba mama ari umugore ukamubwire ko mwana ufite umukozi ariko ashobora kuba atayikora ko mwana ufite umukozi hariho impamvu none ibyo bikuraho ko ari umugore nyine imagine ntazi kila kitu none umva nkugiye hari igihe biterwa n'aho warerewe nshobora kuba nararerewe wenda kwa perezida si umugore wanjye kumva umva nyine nkubwire ese koko mbabwire ko muri kurekarama ngo akazi k'umugore kanini kabaho ntabwo murumvikana ikintu akazi k'umugore wawe mwebwe sasa ubu nyine ndagushatse tuzi gukora ibyo bintu byose ngiye mva mu kazi kaza ngakoropa kaza akaba inzozi zombi nta mukozi uhari noneho uzaba wicara muri urwo rugo ngo waje gusara waba utuzi azabyiga nawe ntabwo yakicara mu nzu ngo ariko nimba nawe uri umukobwa utazi guteka utazi gukora utazi ibiki ufite ikibazo kakwa mama wawe hari abantu barerwa gutyo be ntabwo uri kurerwa nabi uri kurerwa nabi niba ari ibyo kandi impamvu baje turakaraza none se kamubwira hari umugabo urerwa kubura avuga ngo wowe akazi kawe kuguma mu nzu ngo umugore azaye gushakira amafaranga kuki uri umugabo wese agomba gukura azi ko agomba gushaka akazi akazaharera nuko bitwumva none se umugore ariyo mpamvu ugomba kuba nta mugore nzashaka njye gukora imirimo yo mu rugo none se ashaka kugira umugore ajya kuvuga ati njyewe nzakura mu rugo kwa papa njye kubaho umugabo njye kubyara hari ibintu ubuhinzi bakivuga umugore wita wumva iki
kubyara kubyara bako nawe bakavuga umugore wumva kubyara umugore no kubyara gusa oya ikibazo ufite ni ikindi sasa tuvuge ngo umugore no gukoropa ikibazo kwita ku mugabo oya beni umunsi oya ushobora kwita umugabo utakoze n'iyo mirimo oya ikibazo ufite ntabwo ntanga kubikora kabiri gatatu rero umugore muri uwo rugo umva nkubwire beni mugenzi nzaba ngifite mugenzi nzaba ntunze umukozi kubw'impamvu zanjye wenda ntabwo nzaba ngira umugore muri urwo rugo umva mubwire hari impamvu zonyine zingahe wazana umukozi urumva nkakwemera muri yanjye eda urarwaye sibyo muri icyo gihe niba arwaye ubugore buzaba bwavuye itonde nsobanure urarwaye ariko si uko utabizi kandi si uko ubyanze birumvikana uwo ni umuntu ubwo ni ubumuntu nanjye sinotuma ukora nk'ipunda kandi urarwaye ndi umuntu urumva mu gihe mwumva ko ibyo ari bwo bugore ikibini ubamubwire ikibini uvuye iwanyu nta kintu uzi uraje urukumva ko nyine uri ufite isheriya nta kibazo gihari we hatajya no gushyigikira mu kazi bivuze ngo hari ikintu bita mu buhinzi urumva hari ikintu bita gutiza isekurume sibyo gutiza isekurume ni ikimenyenya mfite amashashi sibyo mfite amashashi urumva mfite amashashi nyamara ndashaka kugira ngo wenda bampereze mu rugero niba ari isekurume y'inzungu nshaka kugira ngo izambyarire intuza nziza rero niho wanda ugatera isekurume ukazana kubyarira ugasubiza bivuze nk'akazi k'umugore atari ukumfasha ibya bindi nabura gukunda gukora icyo nicyo cyane gusagura byaye bivuze ngo wajya ugasubira naguhaye urugero buriya mama si umugore mu rugo rwe ni umugore none reka nkubwire nibyo nandi kugusobanurira ngo ukambwire hari impamvu ziri zitatu umukozi ntiyashatswe ubwo yashatswe umunsi yamaze gushakwa yicaye hasi ibyo ntacyo bisobanuye ko abantu ibyo ngibyo bikura ibyo ntacyo bisobanuye ko abantu dore mama afite impamvu nyinshi zo kuba bazana umukozi wenda arirwariye sibyo ikindi abana banyu ni benshi ukamubwire mu gihe arwaye kandi mu gihe arwaye inshingano z'umugore ziba zavuyeho izo muri kuvuga mu gihe arwaye uko bimunaniye arabishoboye ariko ararwaye nanjye rero si ibyo navuze ntabwo mwanyumvise navuze cya gihe wangira umugore wawe kujya mu kazi ngo kugira akore za nshingano zo mu rugo ngo nibwo bugore mu gihe mfite amafaranga ko yamuha icyo ashaka kujya ajya ku kazi arajya kugira gute amafaranga nta kintu utayafite yo kumva ibyo nshaka aho turi guhuza sibyo aho ngaho kugira ngo twubake noneho cya gihe njyewe nawe ufite amafaranga buri kintu cyose ukimuha ntabwo ari ngombwa nta mpamvu y'akazi utayafite ni ngombwa nanjye nibyo uretse niba utamaze ibintu byose oya si bivuze ngo nta mafaranga ahari nyurwa oya bivuze ngo nta mafaranga ahari nta mafaranga ahari none uzifuza abajya kwa fodida ndanyurwa mfite amaboko yo gukora hanze gute ukora iki umva nkubwire ukora iki basi nanjye batese nkakora kawunishe mama wabwira ikintu kimwe kandi urabizi ko ukuntu nasaba amafaranga mama mu rugo ntamubangamira kuko ayambyaye ariko wowe nakubangamira urabizi neza ntabwo babangamira kuko nemeye kukwara ntabwo bishoboka ntabwo umugabo ufite resiponsabilite ntabwo avuga ngo ndashaka iki kintu ntabwo nta kuntu abigenza nagifite murambangamira mbese ndi umugabo wawe wiki niba ntakubangamiye wenda turekane na bene uzikora ukizeho inzara icyumweru kirashize zivuyeho nyine inzara ejo bundi uzatangira umubwire ngo ese wowe ngo inzara gusa ngo inzara gusa reka tubyanzure gutya ubu njyewe ntabwo uri kumva njyewe oya reka mbaze akabazo ka nyuma nigifite menshi hano mbaze akabazo ka nyuma okay wavuze ko uramutse ufite buri kintu cyose nk'umugore uri kumva nanjye aho nanyurwa sinkubeshye uramutse umpa buri kintu cyose naba nduhira iki ugomba koza icyombo mu gihe udashaka ko nkora hanze ngo nicara mu nzira ni inshingano ze kimwe nuko ari option yo kuba namuzanira umukozi cyase ntabwo kuko nanjye nta mukozi nzanira amafaranga kuzikuzana umukozi mana zaryari mu wawe uramwishyura wowe yicaye anakusaidia utarwaye uzana umukozi kubw'impamvu ntabwo upfa kuzana umukozi gutyo nanjye sinazana umukozi wo ubu ngubu sinazana umukozi mu nzu ntarwaye ntafite iki nta nkora birashoboka umva nkubwire ubwo nabwo bituma sinistare oya iyo ntabwo ari sitare umugore w'ikintu oya uwo mugore se ntabwo ari umugore we ntabwo ari umugore mwanzure nta kuntu wanzanira umukozi mu nzu
ntarimo ndakora nicaye gusa mu nzu umekuja kuzaa ntiharabanze nkawe mimi nikisema wakumva ko wamuzanira umugozi nta mikino aragira ahubwo ntabwo ari abagore beza sasa mbese uwo mugore afite ahubwo ubwenge ntabwo nese ntugashaka umukobwa mumubwira ngo wowe nguje kuba umukozi wo mu rugo mushake umukozi no umufasha uje kumfasha ibyo bintu by'abakozi guteka kumfurira niba ubona ko ibyo byose ugomba kubimuhereza zo kukazi reka mubwire rero mvana mubwire oya sibyo niba koko wumva mubwire niba koko wumva ko akazi kawe ari ukuza kumbyarira sibyo kubera iki ibyo ntabwo twabivuze ko ari ukubyara gusa navuze ko ikintu gikuru ku mugore uba uzaniye umugore mu rugo no kugira kubyarire wabo sibyo nibyo navuze aho bidakuyeho ibyo ko ibyo bindi kabikora ariko nubwo ibyo bindi byaba bifite ubikora ntibikuraho bwa bugore none se wa wundi ubikora iwe ntiyanabyara nabyo byose yabyara rero ubabwire rero ari ibyo ntabwo washaka umugore washaka umukozi ukamuzana akagukorera akazi akanakubyarira ibyo ni byo sawa ariko ntibonye ko wa mukozi ukabyimba kubera ko twasinyanye anytime uri muri boss urangira n'ibyanjye byose bimaze bababwire uzamwishyura umukozi uza akantu umwana ukoze asunyutse gutora ibintu uzamwishyura akabyarire anagukorera akazi uzamwishyura kuko ari umukozi si uzamwishyura umukozi yishyura rero kwezi none se ko nzishyura umukozi urumva ko nzishyura umukozi ukora bya bintu ubwo nanjye akora ko akora nawe nanone nkakumenya ama expenses yawe uzamenyera kubera ko n'umugore wawe akubyarira uwo mugore se wamwishyura wamwishyura akakubyarira akakubyarira ikintu cyari cyo cyumva mubwire nta mugabo uri muri that mindset yiwe urumva yajya gutora umugore wahariye gusa gushyiraho amakoca yo kugira gute ibyo ni kubyara gusa ngo bikiri hari undi ucanga mu gahasi kugira ngo wanyumvise nabi navuze muri cya gihe ngiye nkora nawe ukora tukaba dufite umukozi kuba wa mukozi ahari ntabwo bikora ko ndi umugore wawe mwebwe mwakoresha gushyigikira ngo umugore ngo umugore utagukorera akazi ariko ntabwo yamaze gusobanura ngo bitewe na situwasiyo umugore yajya ku kazi n'umugabo akajya ku kazi none se we ntabwo byumvikana ko twatuzi dusigaye turakorwa nande mushaka kubikora babirumvikana ariko cyangwa ntabwo ubizi urabizi tuzi ko dufite udukora ubugore bwanjye burarangiye bidavuze ko bwarangiye bwarangiye byakira na situwasiyo ko mwavuze ngo umugore utashaka ikintu cya mbere nashyize imbere no kuvuga ngo yabasha gukora iki kuba utazi kubikora ikibanza tugisigira abandi bazabikomanta ibyo mu gihe sasa kakazi wabonye kadakozwe mu nzu aha akora hanze ari buza complaining sibyo ari ikintu sikaravuze ibintu bya divorce rero sinibishigikira divorce uzi usanga urumva umudada nemezanyije nje no ngoranje twarasezeranye umutungo ejo nzaja kurahira ivangamutungo usesuye ejo nzaja kurahira ntazorahira ibyacu ariko tidukuyeho aho turabyemezanyije hariho boro zanje yasanze mfite rekana ni situwasiyo akenshi ku bagabo benshi hariho igihe usanga umugabo afite nka kampani yiwe tubigeze bisapotinga ugasanga hariho umukobwa waje nkundeye za boro zanjye twamara gukorofishana kidogo bakavuga ngo dutandukanye none se kuki wemera yuko umuvanga akazi ko we ntacyo afite wowe ugifite as long as mwasezeranye sasa kuko mwasezeranye tugomba kuba ibyanyu mwe nigeze ayiruhira ngo ariko mwasinye bamubwire impamvu umugabo kuri gavumenti ariko mu buzima busanzwe rero atambe mbamubwire impamvu umugabo umva jori mbamubwire impamvu mbamubwire ejo nzaja gusinya wapinga mbamubwire impamvu umugabo aba ari ready kurisinga bya bintu nuko aba amaze kukubona yuko wa muntu uri wa muntu utazavanguraje mukunda ibintu runaka sibyo uri wa muntu yari akeneye mu buzima bwe uzamufasha ahantu atarifashije ariyo mpamvu y'umufasha urumva ujya kumufasha we ngereka mvuga ikintu cyane kenshi cika umva mubwire Beni yavuze ngo umva Beni yavuze ngo nakuyicumbi mfite matera y'abapanga nta kibazo kiroroshe oya njyewe nanga abantu njyewe ndabyanga pe ugasanga nk'abakobwa baratotezwa ngo biki njye ndabyanga kabisa ngo mubwire Beni yavuze ngo umugore utaza kukumesera ngo agutekere kogeza ibyo ngo byabaje gukora iki uri kumva icyo nicyo kintu cyane
nawe wasigaye umva nkubwire basi sorry oya nta kibazo umva nkubwire muri cya gihe njye na Scar turi gukora dufite akazi twembi uri kumva uzutsinda izina ry'umugabo nyabo ntabwo naritsinda gute turi kuvugana turi benshi uzamuha basi nka kabe uzamugitsinda njye na be turi mu kazi ariko kanjye nzagira ikibazo ngo urandaza nyita be sinzi imbari ya be imbari be gakirya yawe nyine Ni be. mu gihe njyewe nawe tuzaba turi mu kazi Ahubwo ni uri be. kumva mu gihe njye nawe tuzaba turi mu kazi tukagira umukozi ikibazo ni wa mukozi niwe uzaba waje kuba umugore tubona kubera ko mwavuze uriya umugabo umugore ikintu muzima kizana umugore mu rugo niyo tubona ko mirimo. uri umugore muzima nta mukozi Oya, njyewe wagomba ikibazo guteka mfite ni ibintu by'umugabo wiwe Ureka Igihe se nk'ibyo, aho uri bitakunze kugera guteka kure sibyo sheri. aho uri kugera kure banza ureke gute nkubwire. bidakunda wenda ari mu kazi yatashe bwije nose reka Kandi mu mubaze gitondo usiga ubitetse ubishyira muri hotpot ibyo ntabwo Amadorari. bibaho Bibaho. nakeye hano ahantu hageze kubera kurya ibiryo bikonje ntashobora kumubona kandi utagira ikibazo cy'ibiryo ibyo ntabwo bibaho ahantu hose ari wiki Okay, ni week mu gihe atari gukorera wowe wabyikorera nje mu ndashobora gihe kubyikorera bizaba bidashoboka ko wowe nje ubyikorera nabyikorera mu gihe bitazaba bishoboka ko ubyikorera Ese wowe hari ufite igihe akazi kenshi hari igihe umugore yaba ari mu kazi bakadafite ndihangana ariko hari ikintu najya nshobora kumva n'abantu bamwe na bamwe reka nkumbabaza nako tuzumva ko kuhakorera urugo rwawe urumva kuhakorera umwana wawe umugabo wawe ibyo abantu ubu bishize ku ruhande kubera ko mwabyimye agaciro itonde sibyo ukumva ko mbese gukora urugo rwawe ari gupyinagaza umwana w'umukobwa cyangwa w'umugore ariko ukumva ko kuba wagenda ukajya ukaza ugakorera bose bakavuga ngo ukoropa hagira ukumva ko ari byo ese ninde wishimira gukorera umuntu kuko muba mushaka akazi cyane kurusha kuvuga ngo uri gukora ibyawe wawe reka ninde se ukunda kuvunika ni uko nyine ari none se ku kazi ntuvunika ariko ukabona ibyo ushaka mwumva ahantu handitse kandi iyobera mbamubwire umva ahantu ari kumuyobera mbamubwire bebe njyewe muri gukomeza kunshanganya kandi njyewe nari ngiye kurangiza sibyo Ben yavuze ngo buri wese amushyize ku giti cye basi okay Ben yavuze ngo umugore utamubisera utamutekera utamugira gute ibyo imirimo yo mu rugo mwozi yabaje gukora iki sibyo uzara gusa werekana n'ibyo yabaje gukora iki uri kumva ikintu yavuze ntabwo ntubishire ntuzagaragaza umutima oya hari abantu baje n'imyumvire nk'iyo ngiyo oya banza ureke ndacyane mbere yo kunabivuga si uko navuze uri kumva nyine ese mwanyumvise hanyuma mu gihe uko wavuze ko hari situwasiyo twageramo njye nawe tukaba twakora mu gihe tuzaba turi gukora wa mukozi uri mu rugo tukamuha akazi wa mukozi niwe uzaba ubaye umugore nicyo kibazo mfite ntabwo azabaye umugore ariko kandi ari gukora iby'umugozi kuvuga ngo wa mugore nashatse ngo kuba yoza ibyomo n'ibiki ngo ni umukozi sibyo cyangwa ngo ntibimukuraho kuba umugore ni umugore ariko nanone mu gihe azuzuza ni inshingano ziyo yuzuza zo kuba umugore mu gihe atabikora wenda ari mu kazi unaelewa ariko wowe wavuze ko iyo umuntu avuze umugore wumva imirimo yo mu rugo muri kwigarura none se uko ubu nyine reka nkubwire siko ngikora uko siko ngishaka umugore wanjye itaraje mu kazi kivuga umugore mu rugo rwanje uhita wumva iki Babwire icyo utawumva. umva we ubwo niyo banavuze cyo banavuze ntabwo ari washini zibyara umugore ngo aza gutekera neza ngo maje kubyibuha kuko batazavuga ngo amaje kukubyarira erega ibyo ntabwo ari byo yafashe neza yafashe neza mu kumbyarira ibyo ntabwo byakubyibushya Byose gusa aba n'amahoro yabivugiye. ufitiye mu rugo yakubyibushya urabona ikintu cya mbere nje buriya bavuze byose kubyara ni gift uzi nje bazambwira gute nazo zinaruta no koza isomo ko nakubaza nje bazambwira gute bwira umugore wawe azareka kugutekera umaze kujega none te reka nkubwire ujemo hano usanze ndi gukora nabwije ibyomo umugore ngo yagiye mu kazi ejo nugaruka ugasanga ndacora ndi koza ibyomo umugore yagiye mu kazi ntaho bihuriye mugize umusazi ibintu uravuze n'ibyo ari kuvuga ntaho bihuriye pi habe na gato reka nduce gutya nduce gutya umva rezere nawe muretse nduce gutya sibyo mama muretse nduce gutya tujye tuvana kuri topic uko yatinze reka mbumve ukuntu meze sibyo mubwire debe agize umusazi umugore wawe
main point umugabo n'umugore bahura abenshi kwa kugira ngo babyare bororoke sibyo main point ya benshi bitavuze ko hariho bamwe bashaka wenda bafite izindi inyungu bashaka sibyo inshingano z'umugore sibyo impamvu ya mbere ivuga ngo shatse umugore kugira ngo ororoke wenda kuri bamwe ariko umugore agira inshingano kuri bamwe batari wowe kubera ko wewe wabipinze wabihakanye niba nabipinze se bivuze ngo muzabyara oya sinabipinze we no kuri murabigira gukomplika urugo y'umugore ni ugukora akazi ko mu rugo kubera ko ngo waraje kuba umufasha hari icyo waraje kumufasha uzanye mushendeza niko navuze niko yavuze njye nakumvise cyane kubera ko twavuze ngo iyo uvuze umugore bwa mbere wumva iki uri kumva umugore wawe gamazi mbabarira oya wewe urabuguma kuri topic yanjye oya mwembi mwabishigikiye umuntu w'antiyoshijwe aba mwembi mwabishigikiye ukunda akivuga nabi ntabwo njye ntabwo umuntu wese udaha igitsina gore agaciro ntiwumva ibyo ngera kubonera na sasa feminisme turanabakunda twe tuva mu bagore niba washaka umugore ngo kugira ngo ukore akazi ko mu rugo gusa ntimuzigere mushaka abagore mushaka abakozi barundi muzashaka abagore abakozi kuko utazoteka uzasubire kubera ko ntajya mutekera ndetse n'ibindi byose uyu muntu sizi ukuntu ameze mabi iyo upfa kuba gusa kuvuga ngo ntabwo akwiriye kuja ku kazi uza ugira ngo ukojeje hagati mu ntozi neza kubera se ko akazi ngakunda cyane none uba uri kuburanira iki uri kuburanira gusa ikintu kimbabaza ni ukuntu mudaha umugore agaciro akahe gaciro nasuba agaciro nakwiba ariko ni gute wambwira ngo iyo uvuze umugore wumva imirimo yo mu rugo umushi wawe ntagutunga niko bavuze bombi wanyibishe nabi navuze ngo ngewe watwashije ngo iyo nkoresheje umugore navuze ngo wumve iki umufasha ntabwo nabyumvise nabi niko mwabisobanura watwashije ngo wumvishe umugore wumve iki sinakubwiye ngo numva wumufasha umva nkubwire siko navuze ari ibyo ngibyo mwese ntimwaba mwarashatse Queen na ntuza na Jori sibakora oya reka nkubwire barakora ntabwo byanze sibyo kubera uri umufasha wanje umucyo wawe wacu uri umugore wanje